Muraho neza abakunzi ba Showa TV Rwanda, twongeye kubasuhuza. Turishimye cyane kugira kuza kuganira namwe. Murabizi ko tubakunda, turanabikunda kuganira namwe. N'ubundi twazanye umutumirwa ukomeye hano, noneho tumaze kumumenya se cyangwa arongera yivuge ku bantu bashya bari buze kumureba kugira ngo nabo babanze bamumenye. Buri munsi kuri Showa TV Rwanda tuba dufite abashyitsi, abantu bashyashya. Biba ari byiza kwibwirana. Hari uwarebye ibiganiro byabanje, hari n'uba ndebye bwa mbere, ariko nitwa Showa Vladimir. Ndumva ari ibyo, ibindi tuzajya tugenda tumenya. Uyu munsi twabazaniye topike ikomeye kandi yoroshye, niko nabivuga. Uyu munsi turifuza kuganira ku muryango. Buri gihe cyose uravuga ngo yitwa Showa Vladimir. I don't know if you have family. Twabanza mbere yuko dutangira ibindi byose. Ndi umugabo, mfite umwana, mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, nkagira n'umugore umwe. Noneho bibaye amahire uyu munsi biri buze kuturyohera ko tugiye kuvuga kuri topike y'ibintu usanzwe ubamo. Ni uburyohe, n'ibintu bisanzwe mbamo, ntabwo ari ibintu umuntu ashakisha. Ariko umuntu akaba ashobora no gutanga ibitekerezo uko abyumva bitewe na swati na experience afite, cyane ko hari abadukurikira batarashinga ingo cyangwa se banazishinze bikanga, hari n'abazishinze bazirimo ukabona biragenda, ariko byose kose ni ibintu umuntu azi, ntabwo ari ibintu umuntu ashakisha. Then kuri wowe umuryango ni iki? Kuri njyewe umuryango umuryango ni mwiza. Umuryango ni ikintu cyiza mbere na mbere, nubwo abantu bawugize bashobora kuba babi, ariko umuryango ni ahantu heza. Ni ukuvuga ngo ni ahantu haba hagomba kuba heza. Iyo habaye habi biba ibibazo, uhinduka ukuzimu. Ntabwo twavuga umuryango tutavuze urugo. Muri rusange umuryango ni papa na mama. Impamvu ntafashyizemo abana cyane ni uko bashobora kutabyara. Ntabwo kuba abantu, hari abantu batarabona urubyaro, ntabwo bivuze ko kuba bataraba umuryango. Ni umuryango Imana yabaha umugisha bakabona umwana, umuryango ukaba noneho uruzuye. Rero umuryango kuri njye ni papa, mama n'abana. Ariko hari n'imiryango, mushiki wanjye, mukuru wanjye, naba ari umuryango munini. Iyo tuvuze umuryango njye nibanda cyane ku rugo. Urugo wari uvuze ngo umuryango, urugo ni ibintu ushobora kuvugaho bitandukanye. Urugo kuri wowe ni iki? Urugo kuri njyewe nabo ni ishuri. Ni ahantu umuntu atavuga ngo yarashyikiriye, arabizi, yarabiminuje, ntabwo urugo ntirumenyerwa. Urugo ni rutagatifu. Urugo ntabwo ruzanwa gutyo, ntabwo ari umupango w'abantu bishakira, ni umupango w'Imana. Ikindi cya gatatu, urugo ni ahantu hakwiye kuba ari heza. Buriya ahandi hose bashobora kukwanga, ku kazi, aho wirirwa, aho ugenda, abaturanyi, ariko mu rugo hakwiye kuba ahantu ho kuruhukira, uhungira stress. Uzi kugira stress mu rugo ukagira na stress no hanze, aba ari ikibazo. Ariko kandi urugo ni n'ahantu uzasazira. Abandi bakujugunya, no ku kazi bagusezerera, ariko mu rugo, uretse ko ubundi urugo kuri njyewe nshobora kuvuga ati ni umugore. Iyo ugize urugo rubi aba ari ibibazo. Umugore niwe, buriya abandi bashobora kumbwira nabi, bashobora kunyanga, bashobora gukora icyo bashaka, ariko umugore wanjye biragoye ko nabyihanganira. The same n'umugore ashobora kuvuga ati urugo ni umugabo. Bakunzi bacu rero mwumvishe icyo urugo cyari cyo, ariko arakanavuze abantu batari bashinga urugo muri sosiyete turimo hano n'abadukurikira. Harimo abatari bashinga urugo, harimo abarushinze,
harimo nabo bikiri bishya bakoze ubukwe vuba, mbese binjiye mu buzima bw'urugo vuba. Iyo uvuze ngo urugo ni ishuri biba bishatse kuvuga iki? Urugo ni ishuri, umuntu ahora yiga, umuntu ahora yiga, kandi abantu banyuze mu ishuri barabyumva. Ishuri wemera ko ntacyo uzi, nobody is perfect. Mushobora kwiga akantu none ejo ugenda wiga mugenzi wawe, ni ukubera kugira ngo mumenyere. Ubu se bitandukaniye n'uko abantu hanze babifata, bakumva ko uvuze ngo urugo ni ishuri, bagahita bumva ko urugo nyine ari hantu ugiye guhurira n'ibibazo byose, bya bindi byose utahuye nabyo, bya bigeragezo utabonye ariho ugiye kubihurira. Urugo ntabwo ari ishuri muri ubwo buryo. Umuntu ahora yiga, umuntu ahora yihangana, ahora ababarira, ahora ntabwo yikomeza, ahora ari soft, ariyoroshya, akemera intege nke ze ndetse n'iza mugenzi we. Umuntu ushobora gushaka umugore n'urugero ugasanga atazi guteka, ntabwo uri uhita ubikomeza. Bibaho ko umuntu atamenya guteka, ahubwo wowe mwigisha. Wowe niba ubizi mwigisha, wimutonganya ngo watetse uko, mwigishe uko bateka aho kumutonganya. Ni ukuvuga ngo rero mu rugo ni ahantu ujya witeguye kwiga. Mugenzi abenshi bakiri guteretana, buri wese aturuka iwe hari ukuntu yigenje. Mwese umukobwa yimakiye, umusore nawe wenda yatiye agakweto cyangwa se yagahanaguye, ariko iyo abantu bageze mu rugo noneho bamenya ukuri. Ukamubona abyutse, ngo ushaka kureba umugore mwiza mumureba abyutse, niko bajya bavuga, ataritera makiyaje. Ataritera makiyaje. Rero iyo abantu bahuye rero bagomba kumva ko ntabwo ari marayika uhuye na marayika. Ni abantu b'abanyantege nke, b'abanyabyaha, bacumura, bahuye. Ikiba gisigaye ni ukugerageza kubana. Kubana rero, mu kubana neza wiga mugenzi wawe. Ese akunda iki? Ese yanga iki? Ni n'ibyo umuntu aba yiga. Niba abantu bazi ko ari ishuri, ese mugenzi wanjye akunda iki? Ariko ntukimenye mu buryo bwo kugira ngo ujye ugikora. Icyo adakunda ukireke, cyangwa se n'ugutahita ukireka ariko gake gake. Hari ukuntu umuntu avuga ngo ni uko nteye, ariko biratandukanye. Ese ubu hari ikintu njya mbona mu rugo gikunda kubaho, nyine muri experience nanjye nagiye mbona no ku bandi. Hari ukuntu mukundana nk'uko mwagakundanye nyine, nk'uko wari ubivuze, akaza ameze neza, yagusekeye, yagize gute, byagera mu rugo bikarangira. Ese birakwiye ko kuba washakana n'umugore cyangwa ukaba washakana n'umugabo bikuraho kwitana, guteretana nk'uko byari bisanzwe? Oya, ntabwo byakabayeho. Hari akantu nagiye kuvuga, hari ukuntu umuntu akubwira ngo ngenga iwacu ngo nta muntu ujya utumenyera, ngo nakwica, kumva ni ibintu nyine ari kwirata bibi. Ngo ngenga iwacu nta muntu, ngewe rwose nyine ukabona ibintu bibi arabigira ishema. Wa muntu udashaka guhinduka, adashaka guhinduka. Rero ikintu wari uvuze nyine nibyo nkubwira, biterwa no kumenyerana. No kumenyerana cyangwa ni ubushake buke buri hagati aho? Ntabwo ari ubushake buke. Buriya kenshi abantu iyo bahuye, iyo bahuraga mbere batari abana, bahuraga hashize icyumweru se, ukwezi, bose bagikundana, bakibona ubwiza. Ahubwo iyo bageze mu rugo hari igihe umwe ahinduka. Sinzi niba ari umugore cyangwa umugabo. Hari igihe umwe ahinduka, bikarangira na mugenzi we ahindutse. Sibyo? Niba wari uri kugaburira inkoko urugero ibiryo, wagenda ugasanga inkoko zahindutse imbwa, wakongera kuziha ibiryo? Urahindura inyama. Bisobanuye ko rero niba umuntu ashaka ko gukomeza kuba wa wundi, nakomeza abe wa wundi. Ariko twibuke ko noneho tuba turi mu rugo, aho abantu batangira kumanaginga amafaranga no gushaka ubuzima, bigatuma rero rimwe umuntu yibagirwa mugenzi we.
uretse ko atari nabyo ko umuntu akwiye kwibagirwa mugenzi we bitewe no gushakisha kumanaginga amafaranga. Ese ubundi kwitanaho byagakwiye kugenda gute ku bwawe nyine, kwa kundi uvuga ngo umuntu murahuje uko mwahuye birakomeje biragenze bimeze neza, yego ntihabura dukeya ariko aragerageza. Ese nkawe ubwawe kumwitaho nyine umuntu aba avuga, sinzi ukuntu wari kubyumva, ukuntu kumwitaho kumutereta hawe mbona ubundi ni kwa kuri nyine abantu bajya inama, kujya inama iyo muri kujya inama byonyine uba wamuhaye agaciro. yavuze ati se dukora iki ko situwasiyo imeze gutya, ari uzi kubona umuntu agenda agafata ibyemezo atakubwiye, ibyo nyine cyari ikimenyetso cyo kuvuga ko nta gaciro ufite. ariko yavuze ati ariko kamaze mbaze umugore, kamaze mbaze umugabo, wasanga atabyemera. icyo gihe leta yumva ko wa muntu yibutse ko yashatse, ariko hari umuntu ugenda agahita yikorera ibyo ashaka. ese uyu muntu arakomeza kwitwara nk'aho atarashaka kandi afite uwo babana. uvuga ngo hari impamvu Imana ibiguteretse mugenzi wawe iruhande, mujye inama. iyo mugiye inama rero hari byinshi mugeraho. rero kwitaho kundi urabona abantu iyo bagiye gutereta n'ubundi mu rugo barateretana. rero si iyo umbwiye uti shawara se tugakora iki sheri, mugihe ari kumbwira ati ndavuze ngo ndakora iki, n'ubundi ni bwa buryo ariko ni bya bindi tuba dukora ariko mu bundi buryo. urumva guteretana rero n'ubundi biba bizamo gake mu kujya inama ndetse no mu kungurana ibitekerezo, ariko kandi mu kungurana ibitekerezo bigamije bigera ku mwanzuro. hari igihe abantu bungurana ibitekerezo basa n'abarwana, ariko iyo bafite intego imwe bazi ko neza bashinze urugo, hari igihe umuntu yibagirwa ko yashatse. hasi madamu muragenda wambaye ijipo ingana uko, iyo wambaraga uri umukobwa urongera uyambara bigende gute? bidakwiye ko hari n'abagabo babikunda, ariko nabwo umuntu akwiye guhinduka. umuntu washinze urugo ntabwo agomba kumera nk'utarushinze, ariko nabwo hari igihe biterwa n'uburyo umuntu yagize cyabahuje. hari igihe umuntu avuga ati uyu musore, hari igihe umuntu avuga ati ni ipasi bampaye, ariko ntashobora guhereza umuntu ipasi. kubera iki? ibibaho ubwo yaba ari marayika nzi ko yaturutse mu ijoro nijoro, sinshobora guhereza umuntu ipasi. ari byo bintu byuzuye. umuntu abinsabye ndamubwira nti oya, genda namurebye namureba nkanjye, sindi wowe. niba ibyo kwigira umubano ko ntagira ashaka kugira ibyo mvugaho, ariko umuntu arakwigisha umubano agendeye ku rugo rwe, kandi wowe uzajya gusitiragoringa, kandi njye nzajya gusitiragoringa na shitani. nawe ukoresheje akantu nyine wari kugira ngo umugore we yakubwira ko ari mwiza, azi ngo nanjye nzashaka uwo mwiza, cyangwa se arakubwira hari n'ukubwira ibibi. urumva uri kubona ufite Imana mu rugo, uri kubwira ngo ni kandi uzageraho ushakana na shitani. hari n'abagerageza kwiga imico yo hanze, bavuga ati iyo umugabo yinjiye umukuramo inkweto, undi akagenda akabyigana, umunyarwanda yibabariye akagukubita ivi mu kanwa. wowe birebeye ku banyamerika, birebeye ku bahinde, biyenda n'iyo filime uragiye urabikoze. ariko naho umuntu yarerewe bizamo, nta muntu utanga icyo adafite burya. ndetse n'imirerere y'abana, umwana akwiye kubarerwa mu buryo azaba umugabo mu myaka iri imbere. ntabwo ari umwana uzahora ari umwana, akwiye gutozwa imirimo, akwiye gutozwa imibereho, akwiye gutozwa nyine uwo mwana ako gahinja ariko kazavamo umugore, ko kazavamo umugabo. rero ni ukubungabunga uburere bw'abana gusa. urugo muri rusange ni rwiza, nishobora kuba mubi, ariko urugo ni rwiza. ariko ruba rwiza cyane iyo abarugize bamenyanye, bamenye inshingano zabo, aho bagomba kugarukira n'aho bagomba guhera. icyo gihe urugo ruragenda rukaba rwiza. buri wese mu bushobozi bwe, ibyo ashoboye, talent azanye, mugahuza ibintu bikagenda neza. iyo ugiye ureba muri iki gihe nyine, ubona abantu benshi mu ngo barariwe, bameze nk'abashaririye cyane, ku buryo uganira n'umuntu ukumva yuzuranye ibikomere byinshi. ese ubona wumva
biterwa n'iki ibi bikomere by'umuryango biterwa n'iki? ubundi ubusanzwe ikizakwereka ko umuntu akomeye uzabona yiyoroheje. ikizakwereka ko umuntu yoroshye arikomeza. umuntu uko aremye twize ko aremye mu ishusho y'Imana kandi Imana iriyoroshya. ni kwa kutava ku izina kavuga ati ndashaka iki nanjye ndashaka iki. imbeba yanyuze iburyo yanyuze ibumoso ariko abantu ukabona nta n'umwe ushaka kureka undi yemera atsindwe. umwe akurura undi akurura undi ng'abagore mwadufashe ng'abagore mwadufashe nk'ibiki ngo nanjye ngomba kuvuga wese uragira ngo ufate imyanzuro njyewe ntagizemo uruhare. ariko ubwo nyine bafite impamvu babivuga. abafite impamvu wowe urabivuga nk'umugabo n'umugore aje hano ukamubaza yavuga impamvu ye. ariko nabwo ukwiye kureba ukavuga uti igitekerezo umugabo avuze reka wakigorora gutya aho kugira ngo uhite uvuga uti oya. kandi mwibuke ko umugabo abona ni umutware. ikibazo abagore bashaka kuba abatware nubwo wabona murusha amafaranga. umugabo ni umutware. yego umugabo ni umutware. yego ariko ngewe nyine hari akantu ntajya numvaho neza. hari ukuntu abagore basa n'ababayeho mu kuvuga ngo reka mbyemere amahoro ahinde, reka nemere ntiteranye, reka nemere urugo rukomeze. kandi yubakiye kandi ibyo bintu bikunda kuba ku bagore cyane. ugasanga umugabo arafata imyanzuro akaza agahita ahutira aho ngaho. iryo naryo ni ikosa. ni ikosa rikomeye. iryo naryo ni ikosa rikomeye. nabwo umugore akwiye kugira uruhare mu bikorerwa mu rugo kuko ni urugo rwa babiri. ni urugo rwa babiri ariko bitavuze ko umugore ashobora kumenya igitekerezo nkabona nicyo singera nicyo nongeraho. ariko hari umuntu avuga ati nubwo atari njye ubivuze umugabo ngo buriya yatangiye kuntegeka yatangiye kugera gute uvuze ikintu ukabona kandi hari igihe umugabo atanga igitekerezo cyangwa se umugore ukabona bigize umusaruro urujya gukremiga kubera kandi atari njye byaturutseho kubera atari njye oya. byose bigendana no kugira gute no kutizerana no kutubahana. mbere na mbere umuntu wese nta nubwo bikenera ngo umugabo n'umugore umuntu wese akeneye kubahwa. n'umwana muto iyo umuntu utamwubashye birakugarukira. ni ukuvuga ngo rero igihe umuntu nawe makimbirane ni ukoza buri wese ashaka kwerekana ko akomeye. uzarebe iyo abantu bagiye kurwana umwe abanza akabaza mugenzi we ngo uranze undi ntamusubiza nawe akavuga ati uranze. ni ibibazo. nta muntu uvuga ibisubizo. nta muntu uvuga ibisubizo ahubwo baravuga iki ibibazo. none se wowe ushyigikiye ba bantu babaho bashinyiriza? oya bikamera nk'aho ari ugusakarira ku bihoze. ngewe nagushinyiriza sinshobora gushinyiriza. ubwo nawe uragira inama niba hari umuntu utameze neza mu rugo ngewe gushinyiriza buri muntu aba afite uko yarezwe aba afite aho yabihaye. ariko ngewe ukuri kwanjye sinshobora kuba washinyiriza. ndajya aho ngomba kuba. none reba uru ruhu ntabwo rwemera ububabare. uruhu ntabwo ruri bwemere ububabare ruraribwa. icyo gihe ufatwa nk'uwiyahuye. umugabo araguhondagura umugore araguhondagura uracyari aho ukuri urahunga. hari abagore bashiririye mu rugo mu nzu mu mago yabo bagaceceka hatagira ubibona. ubwo uri kubagira inama yo kubavuga ati bajye aho babona amahoro. yesu we ntabwo navuga ati mutandukane abakira amahirwe ariko mu gihe ubona umuntu atakumva muva iruhande. abagore benshi rero baguma mu rugo kubera abana. kuhaguma rero bagirira abana. kuhaguma rero iyo hagumye kubera abana n'abana barangirika kuko baba bareba ukuntu mubanye. ikindi cya kabiri muba murisikinga kurara ukubira.
nari ndiho nkubwira ngo nibyo nari ndimo mvuga n'ubundi burisika rwa rugo urimo ubanye nabi n'umugabo cyangwa se n'umugore, uraharambye urahagumye kubera abana. N'ubundi abana bagiye kureba ukuntu umugore n'umugabo batabana neza, ugiye kubaroga. Ibyiza rero, ibyiza ni ukuvuga uti njyewe kugira ngo niyicire abana nanjye mve mu marangamutima, usanga nabaye igishushushungwe. Icyiza nakora ni ukuva aha ngaha, urumva? Icyiza nakora ni ukuva kugira ngo nibura ndengere ubuzima bwanjye n'ubw'abana. Tujya twumva abantu bicana, sibyo? Twumva abantu bicana, twahereye ku byo gushinyiriza. I can't, kuko keretse ndiroba umugore uzi kuri gukubitwa n'umugabo, ngo n'abagabo bakubitwa, umugabo uzi kuri gukubitwa n'umugore, keretse niba uri irobo. Nta muntu waremewe gupfa, umuntu wese yaremewe kwishima, umuntu yaremewe kubaho neza. Mubwira uti nyabune, ahubwo ikibazo ugiye, waba ugiye ahubwo nicyo cyaba ikibazo. Mani igihe nanasubira iwacu ukagenda ahandi bagukunda neza, ukagenda uwiye umwana iwabo n'abana bagasanga ba sekuru abana bajya kwa se. Ni ukuvuga ngo ntabwo njye nukomeze wenda nteye nabi, ariko nta muntu ukwiye kuba mu rugo ashinyiriza. Mu rugo ni ahantu heza, mu rugo ni ahantu umuntu akwiye guhungira stress yiriwemo umunsi wose, mu rugo ni ahantu ho kuruhukira, mu rugo ni ahantu ho kwishimira, ntabwo ari ahantu ho kubabarira. Nshaka kubabara najya mu kabari bakankubita, nshaka kubabara najya ahandi hose, ariko mu rugo ni ahantu hakwiye kuba ari ahantu heza. Undi wese yakuvuga nabi, ariko ukavuga uti ningira mu rugo ndaruhuka. Si guhura na stress hanze, ugahura na stress mu rugo, nibwo mbaga umuntu yarwaye stroke yasaza. Mu rugo ni ahantu ho kuruhukira, ni ahantu hakwiye kuba ari na heza, hakwiye no guhabwa imbaraga, kuko niho umuntu azasazira, niba naho umuntu azapfira. Ahandi bakwirukana, ariko iwawe ntibakwirukana. Ni ukuvuga ngo rero mu rugo ni ahantu dukwiye gukubura, tukahakoropa, tukahagira neza, tukahashyira ibishoboka byose kugira ngo habe heza. Umugore wawe niwe uzagusajisha, umugore wawe niwe uzakurwaza abandi bagutereranye, umugabo wawe niwe uzaguhoraho. Soro ntabwo dukwiye kugira gute kwirengagiza umumaro w'abantu twashakanye nabo. Ariko n'abantu bari mu makimbirane bashobora kongera kwiyunga, bakaganira. Kutaganira byisha umuryango. Kuticara hamwe abantu baganire, bacoce, bagire gute, basabane imbabazi, bafata imigambi, bareba ahantu bashobora kugeza urugo rwabo. Ingo ziri kubaho nta ntego, barapfa kubana gusa. Barapfa kubana gusa kubera ko bashyingiwe, bagashinyiriza. Rero ngewe ntabwo nshobora gushinyiriza pe, ntabwo nshobora gushinyiriza. Ahubwo ikintu nakora, namubwira nibikomeza gutya nyuma y'imyaka runaka, ese ubundi umuntu ugukubita abakiri umugabo wawe gute? Bajya bavuga ngo aba yahindutse ikindi kintu. None se role y'umugabo ni ugukubita?